umurimo w'Imana bakawuvanga n'inyungu zabo bwite. Perezida wa Repubulika yakoze ubundi yarari mwiyerekwa. Perezida wa Repubulika ikintu yakoze cyo kuba bahagaritse insengero yarari mwiyerekwa. Ibintu byari bikomeye. Ubwo abantu bajyaga mu nzu y'Imana, niba se yari umudamu ugasanga yitanze imodoka. Kuri Humura TV Official, ariko ubu ntabwo turi kumwe na Humura TV Official gusa, ahubwo turi kumwe na M Devote Official. Izo akaba ari channel ebyiri wasangaho ibiganiro by'isanamitima, kandi ni ibiganiro byiza cyane, ni ibiganiro biguhumuriza hahandi uba wihebye, hahandi uba watambikiriye, wataye umurongo w'agakiza, wataye umurongo mbega wumva ko watangiye kwiheba. Izo channel ukare ebyiri nizo zaguhumuriza zikakugarura mu murongo nyirizina. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, ndabizi ko muraza kubikunda. Wowe ushaka gukatinga video rwose, iyo video wikatinga kuko ndabizi neza ko ibiyirimo ari ibintu birakubaka kandi ari ibintu by'ingirakamaro. Ndi kumwe n'ababyeyi bakuru, nanjye naje mpagarariye urubyiruko muri rusange. Ndakeka ndekamo ikaze Rasta abasuhuze mu izina rya Yesu. Muraho abadukurikiye, muraho mukomere cyane. Nyamvuze ni Rasta Nizeyimana Augustin, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Reka twakire na Devote nawe. Murakoze cyane. Ubusanzwe nk'uko mubizi genda umuhanzi, hari akaririmbo karimo kumfasha ku mutima nshaka kubasangiza. Mu buzima hari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko bitari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo, ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera. Icyakora n'imbabazi agira nibyo bituma tumukunda, imbere ye niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Haleluya. Amen. Ni Devote nk'uko mwabyumvishe, nkaba akenshi nkunda kugaragara kuri M Devote Official, aho tuganira byinshi bitandukanye byerekeza ku ihumure ryo mu mutima, ku biganiro byerekeza abakozi b'Imana, inshuti n'abavandimwe dufatanije urugendo rujya mu ijuru. Amen. Yes. Yego nshuti bakunze rero mukurikiye channel zombi, yaba M Devote Official ndetse na Humura TV, ndagira ngo mbabwire yuko uyu mugoroba imitima yanyu igiye kugenda isubire mu gitereko, imere neza bitewe n'ibintu bigiye bitandukanye rero tugiye kuvugaho. Nibaducire ku mayange rero batubwire ese ni ukubera iki muri iyi minsi ubundi. Devo, ngiye kukubaza ni ukubera iki muri iyi minsi? Ejo bundi ndi Nyamirambo nagiye gusenga ahantu, ngiye kubabera umushyitsi, nsanga korali zimeze neza ziraririmba, sinzi nimba wenda nyina byaba byarahageze, gusa njyewe sinzi ibintu numvishije by'amakuru, nyine numva birimo biranambabaza ahubwo. Ugasanga umuntu afite talent ya singers, ariko kubera ikibazo cy'ubumenyi ntabwo arimo arayikoresha. Mbega nyine muri korali kuririmba ngo ni ukuba warize, ibyo babivuga iki? Murakoze cyane bakozi bacu mudukurikiye. Nanjye uko babimbaza amaze iminsi mbyumva, nkumva ngo hari amadini amwe atemera ko umuntu ajya kuririmba adafite diplome, amadini adashobora gutuma umuntu avuga ubutumwa adafite impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi, ukumva amadini atuma umuntu adashobora kujya kuba umudiyakoni cyangwa ajye ku ruhimbi adafite diplome. Nkibaza diplome niba ari ikorera Imana,
cyangwa se umuntu we bwite niba ari gukorera Imana, nkibaza ubu butumwa buvugirwa Imana, bubwiriza abantu iby'urugendo rujya mu ijuru, cyangwa se ibikorwa by'ivugabutumwa ritandukanye, niba ari byo bizashingirwa kuba umuntu yarize cyangwa atarize, niba umumaro ari uko umuntu yize cyangwa se niba umumaro ari uko umuntu yakabaye ibimurimo, ibikorwa akora, yaba ibyo avuga n'ibyo akora aribyo byakabaye bihindurira abantu kwegera Kristo. Ofete nk'uko wari ubimbajije, mu by'ukuri nanjye maze iminsi mbyumva. Maze iminsi mbyumva, ahubwo si n'ibyo gusa ngo hari imyambarire ngo abantu bagomba kuba bafite, ngo mwambaye ijipo zigera ku maguru, mwiteze ibitambaro mu mutwe n'ibindi bitandukanye. Nkaba nagira ubufasha ntanga mu bitaro kwa muganga ku barwayi barwaye, nkaba nagira ibyo nkora bitandukanye byose byubahiriza umurimo w'Imana cyangwa se bigaragaza umurimo y'urukundo. Ntabwo bisaba kuba afite diplome. Shobora kuba ibyo byose bifite n'ayo mashuri yose nyafite, ariko imbere y'Imana nkaba ngaragara nk'udahari kubera uri bavandimwe nshuti dukurikiye iki kiganiro, ndabinginze mushyire muri komenti mwebwe mubibona muti, batwandikire kugira ngo tubashe kumenya neza nimba hari abari guhinduka bahinduwe n'ikiganiro cy'isanamitima cyacu, ndetse n'ibiganiro byo ku mpande zombi kuri channel zose. Ntabwo ari iki kiganiro gusa dufite, ahubwo wowe ukibonye none ahangaha wari uri kuzamura kuri YouTube ukabona ukiguyeho, ndagira ngo ubwire ko hari ibindi biganiro byinshi cyane byaguhindurira ubuzima, kandi ibiganiro byakugarura mu nzira yo kuyoboka Imana. Ndagira ngo ubwire yuko kuba umutima wawe wagandukira Imana natwe byatunezeza. Utwandikire cyangwa se uzaduhamagare utubwire uti rwose ibiganiro mukora byarampinduye, byagenje gutya na gutya. Rimwe na rimwe nawe tunagutumira ubashe kuba watanga ubuhamya imbere y'abandi. Yego, rero reka mbaze Rasta, nanjye maze iminsi mbona yuko mu itorero nyine ibintu bitangiye kugenda bizamba bitewe na viziyo turi kwerekezamo. Ese wavuga iki ku bantu b'abakristu barimo barafata ibijyanye n'inyungu zabo bwite bakazinjiza umurimo w'Imana bakawuvanga n'inyungu zabo bwite? Murakoze. Buriya hari ikintu umugabo atabizi ugasanga ingo zirasenyutse. Biriya yabyavuze ati mu nzu y'Imana hariyo abatekamutwe bari bamaze kuba benshi, mu nzu y'Imana ugasanga hariyo abatekamutwe bavuga ngo muture ibiceri bisakuriza Imana. Biriya bintu ni ibitekamutwe. Yaraturebeye. Ubundi Perezida wa Repubulika ubundi ahagarariye Imana mu gihugu, abahagarariye Imana mu gihugu kuko ni uguhagarariye Imana mu gihugu. Yaraturebeye rero asanga imitwe y'abatekamutwe babaye benshi, nicyo gitumye rero nawe yavuze ati babe begetseho imitwe yabibanzije ijye ku murongo. Buri iri kujya ku murongo neza. Abari batunzwe n'iyo mitwe ubu bari guhimba indi mitwe bagomba gukoresha. Ahubwo bihangane rwose, bahize indi mitwe itameze gutyo yo gukamura intama, bayita yo gukamura intama bayoboye. Warumbajije rero ikintu cyiza. Muri iyi minsi urabona ko ibintu biba biri kugenda bisetaseta. Nicyo gitumye hakeneye ahubwo imbaraga z'Imana. Dukeneye imbaraga z'Imana muri twebwe. Ntabwo ari ya Mana reka twabwiwe. Imana y'Abanyarwanda, ubundi Abanyarwanda bagendana Imana. Kamere y'Umunyarwanda ubundi agendana Imana hageze hose. Imana ibimurimo tuba dufitanye ubumwe n'Imana. Kuva n'abatubanjirije abakurambere bacu baravuga ngo yirirwa ahandi igataha Rwanda. Nuko bari bazi ko umuntu kamere muntu akoranye Imana, ubumana muri we. Mujya wumva bavuga ngo ururimi rurarema. Ni ukuvuga ko umuntu afite ubumana Imana iba yaramuremanye. Rero abantu twese duhindure isengesho twasengaga, ariko tutitwaje ko insengero zafunzwe. Insengero ntabwo zafunzwe. Hatazagira uwitwaza insengero zarafunzwe. Hafunzwe inzu zirimo ibyo bintu bidafututse, kandi Imana niyo yabikoze. Burya ntibazajya bavuga kuko Imana niyo yabikoze, kuko yakoresheje uhagarariye Imana mu bantu muri twebwe mu Banyarwanda. Njyewe nuko nguko mbibona, kandi mbona ko ibi bintu bimeze nk'utujagari.
twigeze kubibabwira mu buhamya twabanje, twigeze kubabwira ukuntu ibintu biba bimeze nyine, ukuntu abantu bateka imitwe. Iyo mitwe rero niyo uhagarariye Imana mu bantu, muri twebwe mu banyarwanda bavuze ati ibi bintu biba bihagaze, abantu bongere bashyira ubwenge ku gihe, abatekamutwe bagabanyuke, ingo ze zimaze gusenyuka iz'abakristo, ugasanga abantu ni abaririmbyi ariko mu rugo ni bombori, ugasanga abantu ni abadiyakoni ariko mu rugo ni bombori, ugasanga aba bapasiteri hirya bari gufata kawayini. Urumva rero ibyo ni ibintu biba bidasanzwe. Imvugo z'iki gihe nsigaye numva bavuga ngo barabasobanuza bavuga ba filime bavuga ko ngo ni ukwica ingwagasi y'icyaka. Ni ingwagasi, ni ukwica ingwagasi y'icyaka. Yego, ni ibintu biba bibabaje rero, batabona dusetse bakagira ngo birashimishije. Ni ibintu biba bibabaje mu bakozi b'Imana, gusa abakozi b'Imana, umuntu uvuga iby'Imana ntabwo ari uko aba yarize, kuko Imana ifite impano igenda iduha zitandukanye. Devote yabivuze ati hari bazajya baririmba bagejeje ku myaka runaka. Oya, umwana avuka afite impano, Imana ishyira umuntu hano ku isi ifite n'impano yamuhaye. Hari impano ahubwo zigomba gukura, ahubwo wa mwana ufite impano bagomba kumurera agakurana ya mpano. Ntabwo impano yagaragara umuntu akuze, waba uri gusaza impano ko hari igihe ushobora kuvuka impano yawe urayikoresha mu bwana bwawe, wagira imyaka 15 ukaba yakwicyuriye warangije gukora umurimo wawe yaguhamagariye, ubwo yazawukora yarapfuye se? Ntabwo rero ibyo byose yaba ari imitwaro yazajya kubabujije abantu ko impano zikora, ahubwo impano nizikore z'Imana. Kandi abantu bahindure amasengesho uko basengaga, bahindure bamenye ko insengero bari kumwe nazo mu mutima yabo, bamenye ko aho bajya hose insengero bari kumwe nazo, batitwaje ngo hari harafunze. Amen. Imana impano ikurimo yake, bareke impano zake. Imana ikurimo. Hari indirimbo bavuga ngo yake imbaraga z'Imana, yake imbaraga z'Imana. Nibareke imbaraga z'Imana, nibareke impano zikore, umuriro wake muri bo, wake userukire abantu bose. Yes, tuti bakunze rero mudukurikiye, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko reka dusabe Devote adusomere mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 19, adusomere twumve amagambo havugwa. Numvishije umutima ndi kunkomanga, numva mfite umwamaguru wo kuba twababwira ayo magambo tuyabasobanurira gatoya, hanyuma tugera no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ikaze tuguhe, reka tuguhe ikaze mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Petero wa kabiri igice cya mbere turasoma ku murongo wa 19, haravuga ngo mureke dusome mu izina rya Yesu. Amen. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho. Amen. Haleluya. Amen. Muzaba mukoze neza nimugenza gute? Nimuryitaho. Ego. Kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuza umwijima, rigakesha ijoro. Yego, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabahindurira mu mitima yanyu. Amen. Reka dusubiremo. Nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho. Kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuza umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Iri ni ryo jambo numvishije yuko ryabasanira umutima, yaba wowe urebye video mu gitondo, waba urebye saa sita, waba urebye nimugoroba, is the same, byose ni kimwe. N'ubundi Imana iratubwira yuko dufite ijambo ryahanuwe. Iryo jambo ryahanuwe ni Yesu Kristo, nta wundi muntu wahanuwe kazaza gucungura amaraso y'umwana w'umuntu yari agiye kumeneka y'inzirakarengane.
rero Yesu kubera ibyaha byacu, nubwo ku ruhande rumwe tuvuga ko twari inzirakarengane, ariko twari dufite ibyaha byinshi ubwo twagomeraga Imana. Yesu rero yamanutse nk'umwana w'ikinege kugira ngo abashe kuba yaduhuriza hamwe, afate amaraso y'igiciro cyinshi. Kera umuntu yajyaga guhiga kugira ngo ababarirwe ibyaha, yajya imbere y'umutambyi ahera cyane, bakamusaba ko azana inuma y'impundu, akirirwa yiruka ku musozi, hanyuma ya numa akayibura. Ariko Imana yabona umuhati yashyizeho n'ukuntu ashaka kubabarirwa ibyaha, ikamuha impano y'iyo numa, ikayimugushiriza imbere, akayijyana bakayitamba, hanyuma akababarirwa ibyaha. Ariko ibyo bitambo byose byabagaho ku bw'Abisirayeli, batanga amasekurume y'intama, byose igitambo cyabifunitse byose ni icy'amaraso ya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Haleluya, amen. batubwiye ko dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi ngo tuzaba dukoze neza nituryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze iki umwijima, ngo rigakesha ijoro, ngo rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandura imitima yacu. Nshuti muvandimwe mukurikiye channel zombi, yaba MDevote official ndetse na Humura TV official, imitima yacu ifite imyijima. Reka rero duhamagare Yesu abashe kuba yatubera inyenyeri yo mu ruturuturu imurikira umutima wacu. Reka dusenga Imana. Twongeye kugushima Uwiteka Mana ikomeye, gitare cy'amahanga, wera wa Isirayeli, izina ryawe riragucyubahiro. Tugushimiye uburinzi n'imbabazi wakomeje kutugaragariza kuva bwa gitondo kugeza aya masaha, tugihumeka umwuka bazima, izina ryawe riragucyubahiro. Tukweretse imbere imitima y'abababaye, yaba abari kudukurikirana kuri Humura TV official, yaba bari kudukurikira kuri MDevote official, bose ubashe kuba wabarinda. Abari muri Canada, abari muri Australia, abari muri South Africa, abari muri Amerika, abari muri Swaziland ndetse n'ibindi birwa biri hirya y'umupaka wa Afurika, bose turabasengeye kugira ngo babashe kuba wabandura imitima yabo, yaba uvuga Icyesipanyolo, Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza cy'ubwoko bwose. Turagira ngo bose urambike ibiganza ku mitima yabo, bashe kuba bakugandukira. Ubwo twese tuzaba tugarutse mu ngando y'ubwami bwo mu ijuru, tugihumeka umwuka bazima, tuzagushima kandi tuguhimbaze. Nibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen.